itanu abo bazaga n'abakomisiyoni nabonye niba bari hano bamwe barabika bitewe n'ibikorwa narimaze gushyiramo none si buno ikindi kibazo ufite sindarangiza no kwishyura mubyeyi wanjye wamfasha fashe nguko ufasha amahanga nanjye fashe mubyeyi wawe kuri kumutsinda mubyeyi wanjye ndi gusaba perezida umubyeyi wanjye nivuga ngo papa ubwo niwe ndi kuvuga inde perezida Paul Kagame umubyeyi wacu ureberera amahanga nanjye nandeberera aba bana ndabaraza si umurenge cyangwa se umunyamabanga kipo ikintu kibabaje nitabaje inzego zose aho ngeze ngasanga yahageze nagiye kumuvunyi urawa muve mu rukumva ariko ngeurira bahise bahamagarana kuri historique ajya konzi ku Rwanda ruri mu gihugu kireba kure cyita kuri buri muturage yego nagiye kumuvunyi ngewe nasaze nagiyeyo yaje kunzenyera ahita bahamagarana bicaye gutya barahamagarana arangije ariko kubera ibyo twapfuye byo yanzabaga ngabibura ese gusabaga iki niba uvugisha ukuri koko tubwire niba mvugisha ukuri urabona umuntu yaza kugukorera ikintu ndakintu umupfu yagusabye iki gitifu sidata wacu ndacyapfana na nzira ndacyapfana na sogokuruza ni umunyaruhengeri ngewe ndi umunyarubavu uratekereza ko yangorera ibi bintu gutya ndakintu dupfa mwapfuye iki rero ikindi oya uretse ko ari n'akarengane karenze hano hantu mwese muhagaze hano ho yaje gusenya na n'ubu hari gusenya iyi UPI ya hano yanditsweho gutura icyangombwa ndagifite razara nyigamba ngo buno rongo wamaze kugenda ahantu hose ngo ubu hasigaye ngo nuko kwemeza ndegereje igisubizo cy'Imana igomba kumva icya kabiri ni umubyeyi wacu uwo rutureberera inzi ko n'ibitari byabikemuye ari gufasha n'abahe akabashakira aho baba none ngewe reba igikorwa nari maze kugeraho reba simaze iminota hano n'ibiki byose nubatse aka kanya muri hano hamagara mudugudu wa hano na mutekano uretse reka mbabwire baza hano bavuge yuko ngewe nubatse hano batabizi na gitifu atabizi mfite abana 10 twe n'umuryango turi 10 ni abana 8 n'umugore nanjye ubwo rero kuba badusize hanze gutya bakatwandagira tukarara gutya ndanubwo mfite naho kurara umubyeyi wanjye ndi gusaba perezida umubyeyi wanjye nivuga ngo papa ubwo niwe ndi kuvuga inde perezida Paul Kagame umubyeyi wacu ureberera amahanga nanjye nandeberera aba bana ndabaraza n'ibindi byose birimo harimo n'ibindi bintu byose na matera n'uburiri byose ibaze mu Rwanda kino kintu kibaho aho umuntu w'umugabo wemera ko mayo z'umugore wanjye zinyagirwa muri ya izawe zijyana iwawe uri umuyobozi uyoboye u Rwanda mani izagufashe gitifu nuko nzi ko hari perezida ushobora kudufasha ariko ubundi Imana izabiguhembera ikibazo ni kimwe tubwire nk'umuturage wese niyo umuturage gutya mubibonamo tubona ko ari ikibazo gikomeye cyane kubera ko uyu muturage 2024 yari kubaka none ubu turi 2025 uyu munsi nibwo batangiye gusenya rero uri kumva ni ikibazo gikomeye cyane umuntu umaze umwaka yubaka kandi byibura umuntu atangira kubaka mu cyumweru cya mbere bakaba batangiye kumenya ahantu ari kubaka hariho kubera ko abamenya n'ibikoresho by'amatafari n'amabuye n'abantu baba babibona turi mu karere ka Musanze mu murenge wa Musanze mu kagari ka Rwambogo ugiye gutanga kugira amazina yawe bakita nde nitwa Sengiyumva Jafe hari igikorwa gikozwe cyo gusenya umuturage ese muhuriye ku igikorwa cyandunguye kuko ngewe ndi umuturage uvuka mu karere ka Rubavu naje inaha byari ndi kurangiza imyaka hafi ngiye ko namanje kuba mu gashangiro dukondesha ubwo bigeze aho nza kubona umuturage wa hano turumvikana angurisha hano twari twarumvikanye miliyoni 10 ariko nahaguze mbona afite icyangombwa cyo gutura ndetse yari yaragisibuno butaka ahanduye y'inonzo bari gusenya nasanze we yarasoreye imyaka 2 igisigaye no kwishyira hasi kuko amabati yamaze kuyakura nta kibazo ntabwo ngiye mpangana n'ubuyobozi kuko ndi umuntu mu bwongo bwanjye ndi umuntu wubaha
wari utangiye kutubwira ngo waguze n'umuntu ufite icyangombwa cyanditseho gutura kirahari ugamije gutura kirahari ariko nakiberetse tubwire mwakibonye. rero watangiye kubaka gute, hari abayobozi bakugezeho Nyuma rero ngewe ngimara kuva mu gashangiro ngimara kugura n'uwo muturage hano naragiye nageze hano ubwo ngenda njaka gitifu w'umurenge ariwe uriya mugabo sinzi nawe uriya amanya ntanuza Edouard uriya Edouard namugezeho niwe wa mbere nagezeho turaganira tumaze kuganira mubwira ko ndamwibwira kuko mu muco w'abanyarwanda ntabwo bapfa kwirukanga mu rugo rw'umuntu utivuze kandi mu buryo bwacu nyir'urugo ni gitifu. Naraje mvugana nawe tugirana ibihe bikomeye turaganira tuba n'inshuti ndetse nuko wenda igihugu cyacu kigendera ku mategeko ari ngo kuvuga ngo ngiye gitifu nawe duhite dutanga ibimenyetso aka kanya by'ahantu nicaranye nawe mu tubare harahari. ibyo ntabwo bikenewe. Oya nibyo ndi kuvuga ndi kubasobanura uburyo ngiye naje hano. Gitifu yambaye karibu musaba kuko icyo gihe nari nimukanye n'ingurube ndanabifite ubwo izo ngurube nayo nimukanye imvura yari iri no kugwa hano zimeze nabi. Gitifu ahita mba veterineri w'umurenge we. Ibyo twavuganye ni byinshi ibyo byo ni byinshi. Bigakombere ko gusenyera ngo yakwatse ingurube 5 nibyo. Oya ngendo ndagungira indi medira reka. Yego ndangurube 5 yanyatse. Gitifu twagiranye ubumwe buhagije. Tumaze kugirana ubumwe urumva nk'umuntu wari umuganye Gitifu ndabigira ryaga ndabiri yo kereka ibyo we mu rugo kuko akeshi twabaga turi kumwe. Ubwo byageze aho musaba yuko na ahantu ko nahaguze ariko ko mfite budget yo kuhimukira nganabona naho ngera n'amatungo. Nubwo buryo nubatse gutyo ibikoresho nabimenaga ara kuri kaburimbo. Nazanaga imodoka kandi urabona ni haca buri munsi. Narazaga akabariho mena ibikoresho ngamena y'imicanga abafundi bakaza baza ngubaka. Ngiye rero nagendeye muri iyo seje yuko nari navuganye nawe kandi mfite ikibazo cyo guhita mbona ahantu mbana amatungo yawe. Hari tuganira n'umuyobozi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge ari we Edouard Twagirimana yatubwiye ko ngo baguhagaritse ugitangira kubaka. Niko byagenze? Aya ndabwo bambagaritse mu mudugudu ari hano hari umukuru w'isibo, hano hari ushinzwe umutekano. Buri munsi twabaga turi hano ndi kubaka abaturanyi hano bose barabibonaga ari nawe yazaga hano akaza kunsura yambagaritse jya. Bamaze kugusenyera rero urasaba iki? Amabati yakuyeho urusigaye mu gihangari harimo ibikoresho tubonye amabati yatwara hasigaye iki? Urasaba iki? Mbonge icyo nasaba ngendago nahangana n'ubuyobozi nta n'imbaraga ufite nda nizo nzagira ndazi ariko gusa ikintu nizeye ni kimwe ku mutima wanjye ndishushanyije ubu nzigaranye ku mutima wanjye ni ibintu n'abantu babiri ndi kureba Imana yandemye igatuma ngewe ngera kuri ibi bintu mubonye yaraje asenya runo ruzitiro rukunda sema yari irimo yayisenye kubunana hano batetse n'ibiryo twita tunanirwa kubirya ariko kubera ibyo twapfuye byo yanzabaga ngabibura ese gusaba iki? Niba uvugisha ukuri koko tubwire. Niba mvugisha ukuri urabona umuntu yaza kugukorera ikintu ndakintu umupfu. Yagusabye iki? Gitifu si data wacu ndacyapfana na nzira ndacyapfana na sogokuruza ni umunyaruhengeri njyewe ndi umunyarubavu. Uratekereza ko yangorera ibi bintu gutya ndakintu dupfa? Napfuye iki rero? Nuko narabuze ubwo narabyemeye narayamanitse. No tubwire hano koko ni mu mashyamba biragaragara ariko iburyo n'ibumoso haruguru no hepfo hari abandi baturage kucyo badasenyerwa hagasenyerwa wowe nyine nicyo kibazo gihari. Ikindi oya uretse kari n'akarengane karenze hano hantu mwese muhagaze hano yaje gusenya na n'ubu ari gusenya. Iyi UPI ya hano yanditsweho gutura icyangombwa ndagifite. Kakibona Nejo bundi imyaka ingahe yari dasorewe nagiye kuyisorera. Naberetse na brodero nagiye gusorera hejo bundi. Ibyo byose arabizi. Ikintu kibabaje nitabaje inzego zose aho ngeze ngasanga yahageze.
nagiye ku muvunyi urawa muve mu rukumva ari kongerera bahise bahamagarana kuri historique ajya ko nzi ko u Rwanda ruri mu gihugu kireba kure cyita kuri buri muturage. Yego nagiye ku muvunyi ngewe nasaze nagiyeyo yaje kunzenyera ahita bahamagarana bicaye gutya barahamagarana arangije arazana nyigamba ngo buno rongo wamaze kugenda ahantu hose ngo ubu hasigaye ngo nuko kwemeza ibyo ni ibintu biraho ndago ngiye mbere yo guhangana n'ubu. Wari umaze kutubwira ko wizeye Imana, ikindi kintu wizeye n'undi muntu nizeye wa kabiri ni muzehe ni papa mwita papa ni umubyeyi wanjye kuko iyo ndebye aho yakuye u Rwanda naho tugeze ni nacyo cyatumye mwabonye ndababaye. muvuye mu zina riko kumutsinda ninde papa nde? Ni muzehe wanjye Paul Kagame. ni inzira nziza ko waraje. Ni umubyeyi wanjye uriya ntiyatware muri Kongo. abo bantu babiri nibo ndegerejeho ubufasha. Bangahe? Babiri. Harimo Imana hakaba na perezida Paul. Utegereje? Ndegereje igisubizo cy'Imana igomba kumva. Icya kabiri ni umubyeyi wacu uwo rutureberera inzi ko n'ibitari bya bikemuye ari gufasha n'abahe akabashakira aho baba. None ngewe reba igikorwa nari maze kugeraho reba simaze iminota hano n'ibiki byose nubatse ndi gushakisha reba imyaka mfite. Ariko tubwizanye ukuri Gitifu yavuze ko atanakuzi ntabwo arazi ko wubaka yabimenye aza kugusenyera we mupfiki asa ku ntego aka kanya muri hano hamagara mudugudu wa hano na mutekano nose mudugudu ntabwo hano uretse reka mbabwire baza hano bavuge yuko ngewe nubatse hano batabizi na Gitifu atabizi gira bihomba bigende gira icyo usaba usoza. ngewe icyo nasaba ndasaba perezida umubyeyi wacu usanze utabara agatabara umva abari bagoye amavunja mu Rwanda ni benshi. Ngewe imyaka mfite 50 kuba ngeza nari maze kubona homba n'umuryango mfite abana 10 twe n'umuryango turi 10 n'abana 8 n'umugore nanjye abandi bantu ushobora warebereraga ngenda abana mfite na famiye gutyo n'abandi bantu gutyo. Yego ubwo ro kuba badusize hanze gutya bakatwandagira tutarara gutya ndanubwo mfite naho kurara. Dusoza rero ikibazo cy'amatsiko burya iyo umuntu yubatse inzu akayisakara akanayitaha aba yarashyizeho amafaranga menshi. Iyo uza guhagarara ukiri hasi byari wenda wari kuhombye makeya watubwira muri make ugenekereje inzu wari umaze kuyishyiraho agaciro k'amafaranga angana. Nino nzu hano unaganishe ku bijyanye n'igihombo waba ugize. Igihombo ngize nubatse hano njaka gutera imbere nubatse hano njaka kugira ngo mbonaho nzasazira n'umuryango ningira n'umukwabo ne hazasanga none umuryango ugiye gusembera none ndanubwo dufite naho turarara nisi turarara ndaho kuko ejo ni mugoroba niho nabonye iyi message ngo baraza kunzenyera hari barwa baberetse bambaye iyo bambaye ngo ngiye ngo baraza kunzenyera nandikiye umuvunyi bigeze banzubiza guverineri nandikiye meya bigeze banzubiza 20 ibikorwa w'umurenge yatubwiye ko wari usanzwe ufitanye n'ikibazo n'ubundi n'umuntu mwaguze nawe tuzaganirana icyo kiroroshye kuko umuntu dufitanye ikibazo ndago yaje kumuregera na nimugoroba twaturi kuvugana na inana muhamagaye ngaze ikibazo dufitanye hano twumvikanye miliyoni 10 tumaze kumvikana miliyoni 10 nyuma Gitifu atangiye kuza kunsenyera ariko kuvuga ngo na amashyamba musaba yuko twakumvikana kuko ahantu ndi kubona haje ibibazo yahangurishije ari ugutura none leta ngo yahinduye amashyamba. Tubonye bagusenyera amabati tubonye bayikoreye ese amabati agiye he? Nusuri agiye he kuko urubabonye sinasotse mu nzu gutya. Nta kintu ufite. N'ibindi byose birimo. Harimo n'ibindi bintu byose na matera n'uburiri byose ibaze mu Rwanda kino kintu kibaho. Twibutsa amazina yawe. Mazina yanjye nitwa Bangamwo Feliciano aho nte mu mudugudu wa Runyangwe hano hafi imbere gatoya. Ahangaha twarahubatse haje bwa mbere Gitifu umurenge witwa nde wa Musanze amazina yo ntazi ntamunze nyazi ariko yahageze nzigeze mugufi ifite imodoka tugitangira fondasiyo imodoka y'isite tugitangira fondasiyo imodoka ni umwe yego none ahamagara ba mudugudu baraza baganira na boss twumva ko ari inshuti ya boss bari kuganira boss duhemba duha amafaranga duhakaze yego ubwo rero baraganiriye barataha noneho hamaze nk'ibyumweru 2
inzu tuyigejemo hagati kuri rento aragaruka tubona barajanye ajana nande yajana n'igitifu umurenge tabeshe ntabwo mbesha rwose uri kumwe n'abandi bafundi nk'abangahe asiga dasenya atanabirukanye twara abafundi batandatu murasigara ntiyabahagarika ntabwo yigeze duhagarika ahubwo yajanye na boss ibyo bagiye kuvugana simbizi abana n'iki bose bari mu nzu araje arasambaguje oya muze uri mukuru ubibonamo iki gusa nje cyo mbibonamo nje cyo mbibonamo uyu muntu nimba iyo waje twubakira nimba ari umusambo ntabwo tubizi wenda akaba yaramwibye akora icyo ashakaga ibyo ntabwo tubizi nimba se wenda agara amabati yanajanye nimba yarayamukopye akaba yaramwambuye akora icyo muhoye ntabwo nabyo mbizi mumbone mugire ibindi mumbaza muzereka tugushimira ariko hari ikibazo kimwe cya nyuma twakubaza wenda uyu mugabo yubaka ndumva ngo mwavuye hano murangije cyangwa se yarabambuye cyangwa byagenze bite mubanye mute yaratwishyuraga twakoraga akaduhemba nta n'ikibazo mufitanye nawe ku murenge ntacyo nta na kimwe kandi abayobozi bakatugeraho aho njye gikona tekereje abayobozi bagize mwubaka utabeshye hari urwego rw'umutekano rwabagezeho nka daso ngari mudugudu barahageze hageze mu mudugudu hagira umutekano noneho gitifaraza w'umurenge arabahamagara nabo baravugana ahangaha barangije kuvugana baragenda avuga ati mwitaye tubona bajanye na boss gitifaza icyo dushaka kumenya gitifaza kubasura hano muri gukora gitifu yaratashe cyangwa yararaye yaratashe sorry gitifu yarahageze mwe mukomeza gukora cyangwa arabahagaritse murataha oya ntayigeze duhagarika ahubwo yabwiye bose wacu ngo namuherekeze urakoze cyane seto mu mudugudu wa Rwanyangwe ni mu kagari ka Rwambogo nanone mu murenge wa Musanze tugarutse noneho kwa Nsengiyumva Jafeti nawe basengeye ejo kwa Nsengiyumva Jafeti ngira ngo murahabona nahangaha iyi ni inzu yari imaze umwaka n'igice ituwemo n'abantu 10 ukuvuga abantu 8 ndetse n'umugore n'umugabo bakaba 10 nayo rero iri muzasenywe ejo ukibaza uti ubuyobozi habuze iki kugira ngo bamuhagarike akiri muri fondation aho kugira ngo bamuhombye atangiye amafaranga kandi nkuko nabivuze haruguru umuturage arigishwa umuturage yamara kwigishwa hanyuma ibintu bikagenda neza kurusha kumusenyera nyuma yuko amaze kubaka aha navugaga nti hano hari ibintu by'amategeko tugomba guhuza hari itegeko rigenga ibyubakire twatabaje Rwanda Housing Authority cyangwa se twabwiye Rwanda Housing Authority impamvu umuturage afite icyangombwa cyo gutura none birahindutse kubera master plan y'umujyi wa Musanze kubera iki bategera umuturage muri za nteko z'abaturage ubambwire bati abafite bya byangombwa bya hariya na hariya muri iriya zone runaka ibyangombwa byanyu byarahindutse ntabwo ari aho gutura swate naho guhinga naho amashamba naho ubuhinzi n'ubworozi ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo bigera babibwira abaturage kuko bibwiye umuturage cya cyangombwa yari afite cyanditseho gutura gihita gihinduka kikaba icy'amashyamba akamenya ko atagomba kuhatura ibyo byose nizo ngaruka zigaruka ku baturage kubera ko bubaka abayobozi ntibabahagarika umuturage afite cya cyangombwa kandi imyumvire y'umuturage itandukanye n'iy'umuyobozi nyakuba abayobozi mujye mubwira abaturage ibyo uri gukora agicukura umusingi asuka umucanga asuka igitaka asuka amatafari n'amabuye acukura umusingi mubwira uti iryo buye were kwiriga urishyiraho kuko hano ntihemerewe kuhubaka dore igishushanyo hano ni master plan hano hazaca umuhanda hamwe ni master plan hano ni amashyamba hano naho ubuhinzi n'ubworozi ntabwo hemeye kubyubaka kubibwira umuturage gutyo izo mbaraga zo kuza gusenya yarujuje no kumubwira gutyo imbaraga zikomeye nizi igihombo rero bateza abaturage niki uramuretse arubatse arasakaye ayituyemo imyaka 2 cyangwa umwaka n'igice uje kuyisenya nyuma y'icyo gihe cyose yubatse uri hehe uri umuyobozi cya kabiri hari itegeko dufite ryo kurengera umwana ndetse n'uburenganzira bw'umwana ihohoterwa no kurengera umwana nababwiye ko iyi nzu yabagamo abana 8 ndetse n'umugabo n'umugore bose ari 10 niba se yarakoze ikosa cyangwa icyaha cyane ni gatozi nta umwana afite uruhare muri icyo cyaha se yakoze ariko bahanwe kimwe wahanye umwana nkuko wahanye se uwo mwana yakagombye guhabwa uburenganzira bwe ukamurinda guhohoterwa uwo mwana azi ibyabaye kumukura mu nzu akarara ari kunyagirwa uri umuyobozi iyo myumvire ntabwo nyumva yakagombye uriya mugabo ndavuga Jafet Nsengiyumva wubatse mu buryo budakurikije amategeko nta n'ibyangombwa afite niwe akagombye kubiryozwa wenyine
akagenda nk'uko nabivugaga rero umukuru w'igihugu cyacu nyakubahwa Paul Kagame urashishikariza abanyarwanda ko buri munyarwanda agomba gukora akiteza imbere ni mu mvugo ye kandi imvugo niyongera yavuze ati intore ntiganya yishakira inzira no mu nzira no mu shamba ry'inzitane yishakira inzira umunyarwanda rero yavuze ngo yiteze imbere arakora yamara gukora agakora ibikorwa nk'ibi bikarangira rero ubuyobozi buje bukabisenya nyakubahwa perezida wa repubulika ubu umunyarwanda azatera imbere gute kandi wifuza ko abanyarwanda ari byo bakora murakoze cyane Setora Janvier TV Setora Janvier TV nguko rero y'abakunzi bacu turi haruguru kwa Jean Felix Muhire ngaragaza yanzu iyo muri mu mudugudu rwa Nyangwe ni mu kagari ka Rwambogo nanone mu murenge wa Musanze tugarutse noneho kwa Nsengiyumva Jafeti nawe basengeye ejo kwa Nsengiyumva Jafeti ngira ngo murahabona naha ngaha iyi ni inzu yari imaze umwaka n'igice ituwemo n'abantu 10 ukuvuga abantu 8 ndetse n'umugore n'umugabo bakaba 10 nayo rero iri muzasenywe ejo ukibazo uti ubuyobozi habuze iki kugira ngo bamuhagarike akiri muri fondation aho kugira ngo bamuhombye atangiye amafaranga kandi nkuko nabivuze haruguru umuturage arigishwa umuturage yamara kwigishwa hanyuma ibintu bikagenda neza kurusha kumusenyera nyuma yuko amaze kubaka aha navugaga ni hano hari ibintu by'amategeko tugomba guhuza hari itegeko rigenga ibyubakire twatabaje Rwanda Housing Authority cyangwa se twabwiye Rwanda Housing Authority impamvu umuturage afite icyangombwa cyo gutura none birahindutse kubera master plan y'umujyi wa Musanze kubera ikibategera umuturage muri za nteko z'abaturage ubambwire bati abafite bya byangombwa bya hariya na hariya muri iriya zone runaka ibyangombwa byanyu byarahindutse ntabwo ari aho gutura swate naho guhinga naho amashamba naho ubuhinzi n'ubworozi ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo bigera babibwira abaturage kuko bibwiye umuturage cya cyangombwa yari afite cyanditseho gutura gihita gihinduka kikaba icy'amashamba akamenya ko atagomba kuhatura ibyo byose nizo ngaruka zigaruka ku baturage kubera ko bubaka abayobozi ntibabahagarika umuturage afite cya cyangombwa kandi imyumvire y'umuturage itandukanye n'iy'umuyobozi nyakuba abayobozi mujye mubwira abaturage ibyo uri gukora agicukura umusingi asuka umucanga asuka igitaka asuka amatafari n'amabuye acukura umusingi mubwira uti iryo buye were kwiri gurishyiraho kuko hano ntemereye kuhubaka dore igishushanyo hano ni master plan hano hazaca umuhanda hamwe ni master plan hano ni amashyamba hano naho ubuhinzi n'ubworozi ntabwo hemeye kubyubaka kubibwira umuturage gutyo izo mbaraga zo kuza gusenya yarujuje no kumubwira gutyo imbaraga zikomeye nizi igihombo rero bateza abaturage niki uramuretse arubatse arasakaye ayituyemo imyaka 2 cyangwa umwaka n'igice uje kuyisenya nyuma y'icyo gihe cyose yubatse uri hehe uri umuyobozi cya kabiri hari itegeko dufite ryo kurengera umwana ndetse n'uburenganzira bw'umwana ihohoterwa no kurengera umwana nababwiye ko iyi nzu yabagamo abana 8 ndetse n'umugabo n'umugore bose ari 10 niba se yarakoze ikosa cyangwa icyaha ni gatozi nta umwana afite uruhare muri icyo cyaha se yakoze ariko bahanwe kimwe wahanye umwana nkuko wahanye se uwo mwana yakagombye guhabwa uburenganzira bwe ukamurinda guhohoterwa uwo mwana azi ibyabaye kumukura mu nzu akarara ari kunyagirwa uri umuyobozi iyo myumvire ntabwo nyumva yakagombye uriya mugabo ndavuga Jafet Nsengiyumva wubatse mu buryo budakurikije amategeko nta n'ibyangombwa afite niwe akagombye kubiryozwa wenyine akagenda akabihanirwa uko amategeko abiteganya ariko abana bakagumana uburenganzira bwabo nta kosa abana bigeze bakora ariko abana bahanwe kimwe na se kandi nta burenganzira bagize nta n'uruhare bagize ku myubakire y'inzu iryo ni itegeko rindi ryirengagijwe ntabwo tuzajya twubahiriza itegeko rimwe ngo twicire indi tegeko ntabwo bishoboka abo bantu abo bayobozi nyabuneka bajye badufasha bigisha abaturage kuko umuturage agomba kujya ku isonga aho kugira ngo ajye kumusonga Seto kiri kuganira ikintu cyitwa ni renaissance ignore la loi
ni renaissance inyorera ruwa icyo bivuze nta witwaza ko atazi itegeko ngo aryice nuriya se navuze se waba bana Nsengiyumva Japhet yes ariko abana ntabyo bazi abana babaye victime y'ibyo se yakoze kandi ntibibareba bagombye kuba baretse abana bakaryama aho kuyisenya se bakamujyana bakajya kumuhana ibyo byo nta mpamvu yo kutamuhana niba kuko yararengereye ku mategeko ariko noneho ababishinzwe komisiyo y'uburenganzira bw'umwana no kumurinda ihohoterwa nayo nibikurikirane abo bana baraye he ubu dore imvura igiye kongera kuko bararara he niba ntibuka neza Rwanda Housing Authority nayo ishinzwe Rwanda Mining oya Rwanda Mining rukwayo na Rwanda Housing Authority rukwayo imwe ishinzwe imyubakire n'imiturire indi gashingwa ibijyanye na n'ibicukurire gutegura ibisasu urumva ni ibintu bitandukanye hari imicukurire y'amabuye y'agaciro kariyeri kariyeri the mining ntabwo the mining ni mining ni imicukurire y'amabuye y'agaciro na za kariyeri biratandukanye rero yego irishinzwe imyubakire indi gashingwa imicukurire n'ibinombe n'ibijyanye n'amabuye y'agaciro ugiye ukareba kuri iki cyangombwa yego koko ngiki icyangombwa ndakibona hano icyangombwa cyanditseho uwitwa ni nawe ntuza Nsengiyumva waguze nawe nitwa Nyiraribagiza Alphonsine ari nawe waguze ariko agisangiye Nyiraribagiza ndabona ari wenyine ni 100% ni Nyiraribagiza akaba yarakiguze na Nsengiyumva ariko cyanditseho ngo imikoreshereze y'ubutaka ni ugutura icyo nshaka kugarukaho hano ni ugutura ngibihano ni size ubuso yego seti za 19 urumva na ahantu hagari cyane yego ugiye kureba ukuntu kibanza kingana koko haratubutse ntago ari ahantu hatoya umuntu wese yavuga ngo nabyire we kubyitaho gifite ntuza 552 yego akagari ka Rwambogo mu mudugudu Buhunge Mafeni Musanze imigabane 100% nicyo umuntu umwe batarakora mitasiyo kikaba tutaza kubesha abantu imikoreshereze y'ubutaka no gutura nibyo byanditse niba byarahindutse Land Officer w'akarere ka Musanze Edeka cameraman araza nawe kugafotora neza twagira ngo rero tubabwire nyaboneka niba wowe uri umuyobozi mu karere uri umuyobozi mu murenge uri umuyobozi muri One Stop Center ushinzwe ubutaka mu karere abaturage nimujya muhindura ibyangombwa byabo nko kubera master plan y'umujyi mujye ibingibi bafite bya mbere mujye munababwira ko ibyangombwa byahindutse cyangwa ntago ari cyambere cyangwa ni cya 2011 kuzamura kuko ibyambere ntago bimeze gutya yego reka tubyemere biratandukanye ngenda bizi icyo nshatse kuvuga ni iki ngiki hano handitseho gutura umuturage ugitunze azabwirwa n'iki ko atari ugutura ko master plan y'umugerahindutse nyine umuturage ugitunze azabwirwa n'iki ko ari gutura inteko z'abaturage ziraba hano mu ntuza muri Buhunge bari babwira abaturage ko ibyangombwa byabo hano byahindutse kutamubwira rero kandi afite icyangombwa cyo gutura arubaka gatura nge mbona nta kosa nabonaho umuturage ahubwo abayobozi bagagombye gukora ubukangurambaga bakabwira abaturage ko ibyangombwa bahawe mbere byahindutse kubera igishushanyo mbonera cy'umujyi cyahindutse iryo ni kosa shira ku bayobozi ubwo ndi gusanisha amategeko yego nagarutse no ku burenganzira bw'umwana abana babaga muri iyi nzu ubu bari kurara he 10 cyangwa 9 nyaboneka komisiyo y'uburenganzira bw'umwana no kumurinda ihohoterwa mumbariza abayobozi umurenge wa Musanze aba bana bari hehe niba iryo tegeko ritubahiriza ryo kurengera umwana nandi tuyahonyore kuko amategeko yose arangana kandi yose ashingiye ku itegeko nshinga Setra Janvier yego turacyarimo kuganira ngiye icyo mbonye iki kibanza ni kinini cyane kirengeje ubuso iki ntago ari kibanza kinini kirimo nk'ibanza hafi 2 ugereranije ikibanza kirengeje 20 yarahaguze atangira kubaka arasiza n'ubungubu hano duhagaze abantu bari kubibona abantu barimo barabireba neza bari kubona ko hano naho hitegurwa kubakwa nkuko nabivuze haruguru kwa Muhire Jean Felix hari haruguru umudugudu wa Rwanyangwe ni mu isibo kandi isibo ifite abayobozi bayishinzwe isibo ifite uko ikora kandi isibo iri mu mudugudu umudugudu ufite abayobozi 5
abayobozi batanu bari mu kagari, akagari gafite abayobozi babiri harimo na sedo, tukagira umurenge ufite abayobozi barenze 8. Ni gute umuntu yubaka inzu ikuzura akayimaramo umwaka n'igice na mutwara si batabizi? Ntabwo bishoboka. bari babizi ariko None kuki batamubujije agishira ibuye rya mbere kuri fondation? hano hari umusaza Iyo bari muze uwo musaza ni umusaza watubwiye ati ngewe nubaka iyi nzu hano. buretse abitwibwirire uyu muvugira amagambo ye naze tumushyire kuri kamera atubwire. muze ngura umwe mu bantu batse kuri iyi Kamaze nivije n'amazina yanjye nitwa Bangamwo Feliciano aho nte mudugudu wa Runyangwe hano hafi imbere gatoya niho tuvuye ahangaha twarahubatse haje bwa mbere igitifu umurenge witwa nde wa Musanze amazina yo ntazi ntakunze nyazi ariko yahageze nzigeze mugufi ifite imodoka tugitangira fondation imodoka y'isite tugitangira fondation imodoka y'isite ni umwe yego none ahamagara ba mudugudu baraza baganira na boss twumva ko ari inshuti ya boss bari kuganira boss duhemba duha amafaranga duha akazi yego ubwo rero baraganiriye barataha noneho hamaze nk'ibyumweru 2 inzu twigejemo hagati kuri Rento aragaruka tubona barajanye ajana nande yajana n'igitifu umurenge tabeshe ntabwo mbesha rwose uri kumwe n'abandi bafundi nk'abangahe asiga dasenya atanabirukanye twarabafundi 6 murasigara ntiyabahagarika ntabwo yigeze duhagarika ahubwo yajanye na boss bagiye kuvugana simbizi noneho rubwo yaragiye bamaze kugenda twe twakomeje imirimo yacu turataha kugeza umunsi wa none rero nta bindi bintu nzi njyewe nta n'iki usibye ibingindi kubona ubu none siko gitifu ari ni wowe waje gusenya nijoro ni gitifu kuko isi yaba ari gitifu wari uhari akaza bwa mbere bwa kabiri akajyana na boss bwa mbere bwa kabiri bakarizaho basakaye mukaba noneho agarutse aje kusenya twe ntaje twasobanukirwa nimba ibyo bavuganye wenda hari byo yamusabaga ntabimuhe atujuje ntabwo ibyo mbizi ako ni mugoroba ejo yaje azanye n'abapolisi baraza barasenya nyuma batarayikorera nimba si wenda umugabo ayo mabati yaba yaribye nimba yakoze ibiki n'amabati yajanye ese ubwo ayo mabati yagiye he ni gitifu yajanye ku murenge yajanye ku kagari ntabwo mbizi yatwaye iki amabati iyo nzu ndetse n'ibintu byo munzu bayo gusenya bagiye barisahura bashira mu mifuka barajana ese none nk'abaturage rero tubwire utubwize ukuri niba yarageze nakabasiga muri kubaka akaba yaje gusenya inzu bayimaze mu mwaka n'igice k'abaturage iki gikorwa mu gifata muti nyine nta tubyumva neza abura gitifu aratiyobiye pe kuko arabayobeye nubwo byagomba ku bindi aratunanije byagomba ku bindi agomba kuyica sobanura cyaka akahagarika umuntu ngo ntiyubake umuntu yubatse areba hari ba mudugudu hari bandi barahagera buri gihe azana umuryango n'ahengeye inzu abantu bayirimo n'abaturage n'abana n'iki bose bari mu nzu araje asambaguje oya muze uri mukuru ubibonamo iki gusa nje cyo mbibonamo uyu muntu nimba iyo waje twubakira nimba ari umusambu ntabwo tubizi wenda akaba yaramwibye akora icyo ashakaga ibyo ntabwo tubizi nimba se wenda agara amabati yanajanye nimba yarayamukopye akaba yaramwambuye akora icyo yamuhoye ntabwo nabyo mbizi mumbone ntimugire ibindi mumbaza muzereka tugushimira ariko hari ikibazo kimwe cya nyuma twakubaza wenda uyu mugabo yubaka ndumva ngo mwavuye hano murangije cyangwa se yarabambuye cyangwa byagenze bite mubanye mute yaratwishyuraga twakoraga akaduhemba nta n'ikibazo mufitanye nawe ku murenge ntacyo nta na kimwe kandi abayobozi bakatugeraho aho njye igikona tekereje natekereje bageze mu mwubaka utabeshye hari urwego rw'umutekano rwabagezeho nka daso ngari mudugudu barahageze hageze mu mudugudu hagira umutekano noneho gitifu araza w'umurenge arabahamagara nabo baravugana ahangaha barangije kuvugana baragenda avuga ati mwitaye tubona bajanye na boss gitifaza icyo dushaka kumenya gitifaza kubasura hano muri gukora gitifu yaratashye cyangwa yararaye sorry gitifu yarahageze mwe mukomeza gukora cyangwa arabahagaritse murataha oya ntayigeze duhagarika ahubwo yabwiye bose wacu ngo namuherekeze urakoze cyane setora jangu nicyo navugaga nyine wenda ndi gusoza icyo nashaka kuvuga ndi gusoza reka maze nkubaza utarasoza niba muzengo ino hano niba gitifu yarahageze ntabahagarike bagakomeza bagakora akabagarutse aje gusenya byabisobanuye iki aho niho ruzingiye ni hahandi Jafet Nsengiyumva bavugaga ngo hari ibyo yansabye ndabinanirwa ndabibura cyangwa ndabyanga iyo abibona wenda ari kubitanga cyangwa se ashobora kuba yarabimwimye
kubera kwanga kugwa mu cyaha cya ruswa reka mbivuge gutyo kuko nicyo yashatse kutubwira ubwo rero niba yarabimwimye ni nacyo cyateye umujinya cyangwa se uburakari umuyobozi gitifu kuko umusaza aratubwiye ngo abadaso baraje n'abamutekano mu mudugudu n'abamudugudu avuganye na bosi wabo ngo arababwira ngo muze dutahe twigendere bivuze ngo hari icyo bari bamaze kuvugana ishobora kuba atari byo byakemutse rero njye nuko mbyumva niko nabiseseye hari ikibazo wari ugifite kuri muzehe ntacyo nari mfite ashaka kwigendera urakoze cyane kuza amazina nitwa Bangamwabo Felicien Bangamwabo Felicien Felicien urakoze cyane kandi ukomeze nyine uvugisha ukuri nk'umunyarwanda ariko akabazo ka nyuma wasaba iki ubuyobozi bukuru niba mu murenge mufite ikibazo wasaba iki nje nkuru wanje ruhande ndi umuturage ndi umuhinzi mwabana n'akizanje kwezi yego buriya no kuvuga ngo rwose nsabye nimba gusabye ubuyobozi bakaba bumva ari abantu bakora neza ngiye nakagombye gusaba ko amakosa nk'aya gatagombye kuzakomeza kujya agenda gabaho nimba umuntu wenda ari mu makosa bakamubwira none umuntu barakoranye barumvikanye n'ibiki byose nimba wenda ibyo bavuga ntibabyuzanye akajya kuraza abana hanze akagira gute agasambura inzu ibi biteye agahinda kandi birababaje kubona umuntu ahangara agasambura inzu irimo abantu imeze gutya ibintu hanze bikabyandagaye aho n'abari banyagirwa aho ne kuje kubacumbikisha burya ntabwo aribyo nta buyobozi bwabufite ugarutse ku bana gushimye cyane nanjye nemaze kubivuga abana wa mugani abana ko abana ni abana icyaha umubyeyi yakoze ntabwo umwana yakiryoza bari kujyana umubyeyi wenda abana bakiryamira bakajya kubimubaza siko byumva oya igikabije kanyivuge njewe igikabije umuntu arubatse umugezeho inshuro ya mbere inshuro ya kabiri inzira yuzuye umwaka urarangiye aba bantu barimo uraje basambaguje muri bagende witwaje abapolisi n'ibindi bo urashambaguje n'amabati uri korajanye nimba y'amatera nibano nimba ageze gute nibyo ntazi mu mbabarire ntabinje navuze tugana ku musozo ubundi umuyobozi w'u Rwanda uramuzi ndamuzi Paul Kagame uramuzi vuga cyane umuyobozi w'u Rwanda Paul Kagame avuze iki kuri wowe avuze akunda iki avuze iki akunda amahoro avuze iki kuri wowe akunda amahoro agashaka kumvikanisha abantu agashaka kugira ngo tushake umutekano ntabwo ubona ari ubwa mbere ariko ndagira ngo avuze iki kuri wowe abo umuntu nje murebye nasanga ari umwanzi wa perezida wacu yaduhaye inka duhaye byinshi cyane oya uyu muri mugenzi wanjye ukubajije arakubajije ngo umubyeyi wacu nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame kuri wowe avuze iki icyo avuze wari ingoma nyinshi kumagaza ahangaha ngiye magingo nukomeze ndi umukene pe ntawe ndumutinde kuko mfite amaboko ariko ndi umukene ntawe tukene abatinde ariko aradufasha kakagiye twumvikane dukora neza kandi twumvikane n'abantu yabaye na give yari twimishije wa mugabo uwuhe uwo gitifa ku murenge yagiye aravuga ngo manye gutanga za kabazungu manye gutanga n'ahandi aravuga ngo yagashanye wone barimo gashaki meze hiwabo ndetse twamaje no kumenya nimba ari hehe ntabwo nzi wabo ariko numvishe ngo yagajanye ahandi wabo aravuga ngo hano twe twarakize ngo biki bintu nk'ibi ngibyo ngo nta mafaranga tugomba kubona ngo turabakire n'ibindi ariko nta nubwo hano hasenye bwa mbere aho kugira ngo agire umuntu inama no kugenda asenya hagezeho se agasenya kuki atababuza mbere mbese bagitangira nyine nibyo twamubonye ntaho tumwumva ubu n'abaturage bamwisoni igitero abaturage bamwise gitera urakomeza cyane muzehe ndagira ngo bakunzi bacu rero bakunzi ba Setora Janvier TV buriya ibintu tuba tuvuga ntabwo tuba tubeshya aba n'abaturage tuba tuganira nabo kandi ibyo batubwira ntabwo muba mubyumva mukore comment aho ngaho mukore subscribe mukore share ndetse na like nubwo turamenya ko turi kumwe hanyuma n'ibindi byose tuzajya tubibagezaho mwiyumviye amateka yo mu murenge wa Musanze mu kagari ka Rwambogo ariko n'ahandi hose n'ahandi ngo yabimishije ngo sinzi ukuntu yakivuze ngo give support direct give direct niko bayita ni ya nkunga buri muturage yabonaga miliyoni ya nkunga itangwa ya ikintu kibabaje nitabaje inzego zose aho ngeze ngasanga yahageze nagiye kumuvunyi urawo muve mu rukumva ariko ngeurira bahise bahamagarana kuri historique ajya ko nzi ko u Rwanda ruri mu gihugu kireba kure cyita kuri buri muturage yego nagiye kumuvunyi ngewe nasaze nagiyeyo yaje kunzenyera ahita bahamagarana bicaye gutya barahamagarana arangije ariko kubera ibyo twapfuye byo yanzabaga ngabibura ese gusabaga iki niba uvugisha ukuri koko tubwire niba mvugisha ukuri se urabona umuntu yaza kugukorera ikintu ndakintu umupfu yagusabye iki gitifu si data wacu ndacyapfana na nzira
ntacyo apfana na sogokuruza, ni umunyaruhengeri, njyewe ndi umunyarubavu. Uratekereza ko yangorera ibi bintu gutya nta kintu dupfa? mwapfuye iki rero? Ikindi oya, uretse ko ari n'akarengane karenze hano hantu mwese muhagaze hano ho yaje gusenya na n'ubu hari gusenya. Iyi UPI ya hano yanditsweho gutura icyangombwa ndagifite. Razana nyigamba ngo buno rongo wamaze kugenda ahantu hose ngo ubu hasigaye ngo nuko kwemeza. Ndegereje igisubizo cy'Imana igomba kumva. Icya kabiri ni umubyeyi wacu uwo rutureberera, inzi ko n'ibitari bya bikemuye, ari gufasha n'abahe akabashakira aho baba. None ngewe reba igikorwa nari maze kugeraho, reba simaze iminota hano n'ibiki byose nubatse aka kanya muri hano, hamagara mudugudu wa hano na mutekano. Ese mudugudu ntabwo hano? Uretse reka mbabwire, baza hano bavuge yuko ngewe nubatse hano batabizi na gitifu atabizi. Mfite abandi 10, twe n'umuryango turi 10, ni abantu 8 n'umugore nanjye. Ubwo rero kuba badusize hanze gutya aho umuntu w'umugabo wemera ko mayo z'umugore wanjye zinyagirwa muriya izawe zijyana iwawe, uri umuyobozi uyoboye u Rwanda, mane izagufashe gitifu. Nuko nzi ko hari perezida ushobora kudufasha, ariko ubundi Imana izabiguhembera. Twibutsa amazina yawe. Njye nitwa Sengiyumva Japhet. Umupapa w'imyaka 49. Iyi ni irangamuntu. Ni ukwihangana rero ntabwo ingahe? Erenga irangamuntu. Watangiye twibwira amazina yawe. Banyita Umugisha Evariste. Tuye aha kuri Nyarukoro. Umudugudu wacu ni Muhonge, akagari ka Rwahage. Nubwo turanye n'uyu mupapa bari gusenyera. Turaturanye naha ngaha nta metero. ikibazo ni kimwe, tubwire nk'umuturage wese niyo umuturage gutya mubibonamo. Tubona ko ari ikibazo gikomeye cyane kubera ko uyu muturage 2024 yari ari kubaka, none ubu turi 2025, uyu munsi nibwo batangiye gusenya. Rero uri kumva ni ikibazo gikomeye cyane, umuntu umaze umwaka yubaka kandi byibura umuntu atangira kubaka mu cyumweru cya mbere bakaba batangiye kumenya ahantu ari kubaka hariho, kubera ko abamenya ibikoresho by'amatafari n'amabuye n'abantu baba babibona. None kuba uyu munsi baje gusenya, ubu kumva ni ikibazo gikomeye cyane. Ukumva biba byarakozwe ryari? Ibyo kumusenyera mbibonye kano kanya. Ukumva biba byarakozwe ryari? Ibyo kubaka Ibyo kumusenyera, kumubuza gusenya byari kuba ryari? Ntago ibyo kumubuza bari kumubuza mu kwezi kwa mbere gitangira kubaka, ntago bari kumubuza umwaka urangiye. Gusa urabona hari icyo bimutwaye uyu mugabo, kimutwara ntako cyabura. Urabona yose nta mafaranga bari gusenya bashyira hasi, ubwo nawe uri kumva ko atabura ikibazo. N'ibintu bye bigiye kunyagirwa, imvura itangiye kutunyagira natwe. Kudindira ubukene ni uko umuntu asubira inyuma. Baba barashatse amafaranga, wabona inzu rubatse metarike basizemo n'amabati bagashyira hasi, ubukene ni uko umuntu abimbwa akahirinda. Kuri wowe urabona bikozwe nande? Urabona bikozwe nande? Njyewe umuntu mbona ubikoze ntago mbibona. Ninde ubiri inyuma? Umuntu ubiri inyuma ni gitifu w'umurenge, kubera ko gitifu w'umurenge niwe wazanye abafundi mu modoka, azana na polisi, inzu araza bayishyira hasi. None niba ari nta cyangombwa cy'ubutaka mu mumbarize ati ese igihe uwo mwaka yari ari kubaka yari ari mwasaba iki izindi nzego zo hejuru? Ikintu nakwisabira ku cyanjye giti, ibi ngibi uri kubona ko ni ibibazo. Yewe ahangaha mpamaze imyaka 6. Mama jamono ikintu nakwisabira inzego z'ubuyobozi, kuko nawe niba ariko bamutumye akaba ari mu kazi ariko agomba kubikora nta kibazo. Cyangwa dufite umukuru w'igihugu ukunda abaturage, Paul Kagame akunda abaturage, nawe Paul Kagame nawe mumumbarize ngo ese kubera iki yadushiriyeho umuyobozi wa gitifu wacu w'umurenge, ndetse tunaramukunda cyane n'inama turagire manejo ubundi nari nayo. Ubwo mumumbarize ngo ese kubera iki yatanze amafaranga yagize akayaha abakire b'iyo ruguru, twabakene akatwirengagiza. Naho muri shinge bari bakenewe, ariko urebye n'umuhinga harimo abakene barwaye n'amavunja. Yose nkanjye ndakibi. Ufite abakene barwaye amavunja? Turabagira, turabafite. Murakoze, n'itegeko natari. Ijambo rya mbere navuga
nkimara kubona ibi ngibi hari ikintu turi kugenderaho muri iki gihugu kivuga ngo umuturage ku isonga, ariko umuturage ku isonga muri uyu murenge niba ari uyu nguyu gusa, niba ari n'abandi, ariko ndabona umuturage niba uyu muturage ku isonga rwose ntabwo ari ku isonga, ni ku musonga. Uyu muturage ari ku musonga kuko ikintu ntiyumvisha uru Rwanda turimo ukurikije uburyo rwubatse, uhereye ku isibo kwanza, uhereye mu rugo kugera ku rwego rw'igihugu, amakuru nta hantu ajya acikira. Ubwo rero niba mu by'ukuri inzu yarubatswe kuva muri fondasiyo ukagera kuri elevasiyo ukagera kuri rento, inzu ukayikinga, inzu ukayisakara, ukayikorera finisaje, inzu ukayitahamo hagashira umwaka, ntabwo niyumvisha niba egizegitifu w'umurenge ayo makuru atarayazi ko uwo muntu ari mu murenge riyeriye. Ibyo bintu ntabwo bibaho, ahubwo ahangaha ndumva ikinyoma kwa gitifu. Niba ari nako yavuze by'ukuri, niba yatinyutse akavuga ngo ayo makuru ntabwo yarayazi, yumve ko nta buyobozi afite mu kagari, yumve ko nta buyobozi afite mu mudugudu, abo bose yumve ko ari hasi. Akantu gasanzwe kavugwa mu myubakire ubwo kaba karabayeho mu myubakire rero uko biri kose, nzi neza ko kwica itegeko ntibivuga ko utabizi. Ni ukuvuga ngo itegeko niba uhuye naryo riba rigomba kuguhana, ariko noneho ikintu kiriho njye ndabona amakosa afite abantu babiri. Icya mbere afite ubuyobozi guhera ku mudugudu, guhera ku isibo kugeza ku bafashe igikorwa cyo gusenya, niba ari n'akarere, niba ari n'intara, niba ari n'igihugu, simbizi. Ariko abo bantu bose bafite ubuyobozi kuko bakabaye barahereye hasi bigisha umuturage. Sinumva neza ko umuturage yananiranye kuva muri fondasiyo kugeza inzu isakawe, kugeza itashywe, akaba yarayimazemo umwaka n'igice. Uwo muturage niba yarananiranye afite ahandi yakabaye ari, ntabwo yakabaye ari muri iyi nzu. Ubwo rero ibi bintu bibaye, mpamya ntashidikanya ko uyu muturage ntabwo ari ku isonga ahubwo ari ku musonga. Ikindi mpamya ntashidikanya ko uyu muturage ashobora kuba afite ikintu apfa n'abakozi ibi bintu, kandi byanga bikunze iki gihugu cyacu nzi neza ko gikurikirana ko uburyo cyubatse. Nababwiye ngo ndabizi, na gitifu arabizi, n'aba bashinzwe umutekano barabizi. Mpamya ntashidikanya ko ibi bintu bidakwiye kurangirira ahangaha, kuko umuntu niba afite abana bakamwirukana ngo nagende ajye hanze y'aho yaruhiye kandi babibona, niba yarakoze n'amakosa akaba yarigishijwe ngo amakosa, ibintu bikarangira ntibigombe kugera ahangaha. Niba barategereje ko ibintu bigera ahangaha, harimo ubugome ndengakamere, mpamya ntashidikanya ko niba gitifu nawe afite inzu, sinzi niba ayifite cyangwa se niba atayifite, ariko ntabwo wagera kuri uriya rwego utayifite, kuko natwe turazifite. Natwe inzu turazifite. Uburyo inzu zivuna, abaturage banganiwe bumvira ijambo, uburyo inzu zivuna turabizi. Harimo uburyo bubiri rero, harimo ubugome ku muyobozi uwo ari we wese wagira uruhare mu gusenya iyi nzu, ku buryo bubiri. Ubugome bwa mbere bwo kutigisha umuturage, kuko ku muyobozi uwo ari we wese agomba kugira inshingano eshatu. Inshingano ya mbere harimo kwigisha umuturage. Umuturage niba akosheje, inshingano ya kabiri harimo kumubabarira, kuko uko biri kose ufite amashuri arutaye, ufite ubuyobozi inshingano zirutize. Ubwa kabiri ugomba kumubabarira ukareba umuturage wanjye gute. Icya gatatu ugomba guhana. Ariko mpamya ntashidikanya ko ibyo byose ntabwo byakozwe. Njyewe ngifata nk'igikorwa cy'ubugome, ahubwo nyabona abantu bashinzwe ubutabera n'inzego zibishinzwe badufashe kuri uyu muturage wacu urenganye mbere. Twizere ko u Rwanda ni igihugu kigenwa n'amategeko kandi kirabera buri muturage kandi cyiteye kuri umuturanyarwanda, uretse n'umunyarwanda n'umunyamahanga. Turabibona ko bakora n'umunyamahanga uri ku butaka bw'u Rwanda. Yego, twizere ko ari we n'ubutabera niba arenganijwe ari buze kurenganurwa. Igihugu cyacu mpamya ntashidikanya ko harenganya bamwe, ariko igihugu ntabwo kirenganya. Yes, turi mu karere ka Musanze, mu murenge wa Musanze, mu kagari ka Rwambogo, umudugudu wa Buhungi. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musanze. Muraho neza. Baha ikaze ku itangazamakuru. Hari ibitangazamakuru bitandukanye hano. Hari igikorwa cyo gusenyera umuturage wari warubatse ubakoreshwa nk'umunyamabanga nshingwabikorwa. Ntabwo ari kurengana,
bari kurengana kuko yishe amategeko ajyana n'imyubakire ariko yagiriwe inama yagiriwe byose ntiyazishyira mu bikorwa ahubwo akomeza hatakomeza kubaka mu makosa ariyo mpamvu byabaye ngombwa ko tuza gushyira mu bikorwa cy'itegeko riteganya. Hahagurutse akarere nk'uko bigaragara n'inzego z'umutekano bigaragara ko ari igikorwa ni icyemezo cyafashwe n'inzego. Umurenge mwari bikoze iki mwese? Umurenge twaramwegereye tumwereka amakosa ari gukora aho kugira ngo yumve inama tumugira icya mbere aho yubaka hagenewe amashyamba. Mu ayo mashyamba rero ntabwo hemerewe guturwa. Icya kabiri iyo byaze kubaka nta cyangombwa agira. Mbere yo kubaka usaba icyangombwa ntacyo agira. Tumusabye rero kumumenyesha ko aho yubaka hadakwiye niko we yagiye agacunga buri munsi aza agira ibikorwa akora agira ibikorwa yongeraho ari nayo mpamvu ubugenzuzi bw'imyubakire ku rwego rw'akarere nabo rwaje rumuhagarika mu buryo bw'inyandiko umusaba guhagarika ibintu arimo akora yongera ku by'umurenge wakoze ibyo nabyo arabyanga ahubwo ahitamo guhatana basa n'ushaka kuburana kwe rero niko kwavuyemo uko n'inzego z'akarere zisuzuma ikibazo cye yahabandikiye akarere karamumenyesha ko ibyo yakoze ari amakosa ndetse kanamwandikira n'ibaruwa kamumenyesha ko yagira uruhare mu kubyikuriramo. Ibaruwa zirahari, ibyo byose birabyubashye. Atabyubashye rero nibwo hafashwe umwanzuro ku rwego rw'akarere ko iyo nzu ikurwaho kubera ko inzira zose zo kumenyesha nyirayo kuyikuriraho kubaha amategeko zose zananiwe. Ikibazo wenda kukikubaza ikabagenzi banjye kumwe na BTN n'abandi bazi icyo bakora banaza kubaza nuko bagifite umwarimu mukomoje ari nko nta cyangombwa agira cyane ko hano hagenewe ishyamba ariko abaturage bafite inyungu nabo mugera ku cyangombwa cyanditseho imiturire bisanye by'ibyo byangombwa akarere karagaragaza cyangwa se serivisi ishinzwe ubutaka igaragaza ko hano ari mu mashyamba uwo twite cyanditseho ko ari imiturire ibyo bintu bihura bite mu baturage cyangwa bigakora nibyo tubabwira mu bukangurambaga dukora mu nama zitandukanye nibyo tubabwira ko ibyo kubera ko ibarura y'ubutaka riba hari ibigenda bihinduka ku mikoreshereze y'ubutaka. Ibyo bigenda bihinduka rero umuturage izaje y'ubutaka cyangwa se igishushanyo mbonera cyagenewe imikoreshereze y'ubutaka bigenda rero bihinduka. Icyo agomba gukora nicyo tukangurambaga twe dukora ni ukubabwira ko igihe cyose ugiye kuba uhera ku gusaba icyangombwa cyo kuba. Iyo utazi kubyirebera ngo uvuge uti aha ngaha hakoreshwa ubutaka, iyo ugiye gusaba icyangombwa cyo kubaka ni naho umenyera ko ubutaka bwawe bwemere ko ari imiturire cyangwa se ari amashyamba cyangwa se ari ibindi buhinzi n'iki. Aho rero kuba yararenze ku cyo gutangira inyubako atagira icyangombwa hamya ko yari abizi ko ari gukora amakosa, yari abizi neza kuko uko gukomeza kugaragaza ko afite icyangombwa cyo gutura kandi twarabigiye neza muri masakarani guteganyije ni ugushaka guhatana kugera byongeye kandi n'icyangombwa ntekereza ko nacyo kitamwanditseho ari icye ntabwo cyanditswe kuri arahinduza n'uwo yaguze nawe ntarahinduza ariko n'ubundi nabo bafite n'ibibazo nabyo turimo dukurikirana ntabwo yanyishyuye kuko n'ubundi ikirego cyabo naracyakiriye n'ubundi nabo baramukurikirana. Biti turi kuri tele ku mbago hagati y'amashyamba ariko n'ubundi biragaragara ko rusange wenda turabaza umunyarwanda w'akarere ntabwo twakwereka mu karere hose birahari nkawe nk'umurenge wawe umuturage musenyi wenda kubasanga n'umuntu ararara afite abana afite n'umuryango afite ntekereza ko icya mbere ni umuntu utabuze ubushobozi arabufite. Ikindi yarategujwe guhera no kuba rw'akarere amenyeshwa ko agomba kwikuriraho byose arabizi. Ikindi twamutumyeho ndetse n'ubuyobozi bw'akagari tuvuga gukora iki gikorwa twaramutegurije. Ubwo rero nta kibazo gihari ariko ubushobozi n'ubundi arabufite
kugira ngo murabona n'aho aparitse amamodoka ntabwo ari umuntu w'umukene. Ni akabazo k'amatsiko. Ibintu urabona inzu yaruzuye yarasakaye kandi umuntu agiye kubaka arabanza agakora fondasiyo agasiza ikibanza. Kuki aho kugira ngo muhombe umuturage mutamuhagarikiza imbaraga mwakoresha ku munsi mutazikoresheje kugira ngo gisize ikibanza? Twarazikoresheje tukamubwira tuti uri kubaka uri kubaka mu makosa hagarika izo nyubako zawe. Uko rero acunga mu buryo bwo kurushyiramo ubuyobozi no kutumvira nuko murabona ko yageze aho ngaho yashyize ashyira imbaraga ku nzu imwe acungana n'amawikendi agakora uko tumuhagaze ko mubona iriya ntera ifata zose zari ziri ku rwego rwo hasi ku buryo guhagarika ibikorwa byari bimworoheye. Ubu byabazwa rero uko niko yagiye acunga ikibazo kubaca mu ijambo. Hano ni mu isibo, ni mu mudugudu, ni mu kagari. Ubwo ni ukuvuga ngo yubakaga mutwara sibo na mudugudu no mu kagari batabizi. Ntekereza ko icyo atari cyo kibazo cyo kuvana mu mudugudu mutwara sibo arabizi. Icyo dukeneye ni ukumenya abanyarwanda bamenye kubahiriza amategeko, nawe nabwirwa ko ari gukora amakosa amenye ko yakoze kandi yubaka ahindura amakosa ari gukora. Nawe tugiye tuvuga ngo bamutwara sibo nta mbaraga bafite zo guhagarara ku nzu kuri ntabwo bazibona. Nubwo nawe twakurikirana sibo nini akagari nawe ubwe amaze kumenya ko ari gukora amakosa azi ko ari kubaka nta cyangombwa agira akwiye kuba ari umunyarwanda mwiza wumvira amategeko. Ikibazo rero mbere niwe cyabura ubutumwa n'ubwo bubaka nta byangombwa bakora ibyo bishakiye gutya. Icya mbere ni uko bamenya imikoreshereze y'ubutaka. Icyo cya mbere. Icya kabiri ushaka kubaka gutangira umushinga wo kubaka ikibanza ni ugushaka icyangombwa cyo kubaka kuko ntabwo wemerewe kubaka nta cyangombwa. Umurenge wa Musanze ni umurenge urimo wagukira mu mujyi wa Musanze already wagukiye mu mujyi ko mu muhanda w'umujyi niwo ubu ngubu dufite ibikorwa byo kubaka byinshi. Ni nayo ngingo dutindaho mu nama wenda bamwe ntibanazizaho nk'uyu muvandimwe ariko n'ubundi akwiye kuba amenya n'amabwiriza yo kubaka. Ubwo rero ntabwo dushobora kurebera iyo nyubako y'akajagari. Turi umujyi, umurenge wacu urukuba turi kwakira abanyamusanze benshi bava mu mujyi, turi kwakira abava Rubavu, kwakira abava Kigali. Turashaka ko abo bantu bose bakurikiza amategeko kugira ngo ahateganyijwe amashyamba haba amashyamba, ahateganyijwe guhinga hahingwe kuko ntabwo twabaho tudarya, ahubakwa hubakwe ariko ufite icyangombwa cyabikwemerera. Nicyo nshishikariza abaturage bafashe atari ukuvuga ngo acungane n'iminsi y'amawikendi ngo abayobozi ntibahari azakora ibyo yishakiye. Ibyo ngibyo nta rufatanye tuba dufite kuko igihugu ni icyacu twese turacyubaka buri wese agashyiraho itafari rye n'undi rye. nako wese adufaka kubagije kudekeye inyubako y'imiturire ariko dufite ushinzwe land officer ushinzwe ubutaka akaba n'ushinzwe inyubako mu karere ndamuvuze inzi niba araduha akamubwira gato agasobanura abaturage byose imiturire nta kibazo